yitwa Riderman Riderzone, umuhanzi w'umunyarwanda benshi muramuzi, n'umuhanzi umaze igihe kitari gito mu muziki w'u Rwanda. Uyu munsi yasohoye indirimbo yise Warikiniraga, n'indirimbo irimo amagambo abwirwa umuntu wamuzanye mu rukundo maze yamara kurumugezamo bikarangira arumutayemo ndetse akigira no mu bandi. Abo bandi bo akaba uyu muhanzi Riderman yarameze nk'uri kubaburira babwira ngo ese uwo nguwo wasanze we uzamukorera iki, ese ntabwo uzamuca inyuma ukamubabaza. N'indirimbo y'umuhanzi Riderman n'indirimbo irimo ubutumwa bw'aba bakobwa bo mu mujyi wa Kigali bakunda gutendeka ndetse no guhemukira abahungu mu buryo bugiye butandukanye. N'indirimbo y'umuhanzi Riderman n'indirimbo igiye kumara umunsi ku mbuga nkoranyambaga z'umuhanzi Riderman. Indirimbo yakoreye audio ntabwo arayikorera video gusa, n'indirimbo irimo ubutumwa bwubaka kuri we muntu wacitinzwe cyangwa se wahemukiwe mu rukundo. Nje nari Evode w'abanyarwanda, iyi ni Mine Plus TV, cyo gusaba no gukora subscribe kuri Mine Plus TV tukazabana muri byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubaha ubukire ndetse no kurama. Ukimara kugenda numvaga ngufashe nahita ngufima, ubu kandi uwo muri kumwe ntazi ko afite marine.